Hey, twongeye kubasuhuza cyane. Tugarutse muri Bazilo Rabbit Farm. Nk'uko mubibona, twinjiye mo imbere muri famu. Ubushize ubwo twabagezagaho videwo twaberekaga famu, ariko hakirimo inkwavu nkeya. Icyo gihe ndumva hari mu kwa gatandatu, mu mpera z'ukwa gatandatu, zari inkwavu zigera muri enye n'abana bagera muri 13. Naho ubu turi mu kwa munani, mu kwa cyenda ku itariki 8. Nk'uko mubibona duheruka harimo ibiraro bigera muri 3, n'ikindi cya 4 cyabaga hano hasi. Aha aricyo iki ngiki kitari bwuzure, ariko nk'uko mubibona famu imaze kwaguka, ibiraro byariyongereye, inkwavu nazo zariyongereye, ibiraro byose birimo inkwavu. N'iki cyo hejuru zirimo nk'uko mubibona. Ubushize twari twavuze ku bijyanye n'imyubakire, ku bijyanye n'imibereho yazo, imigaburire. None ubu ngubu tugiye kuvuga ku bijyanye n'imyubakire yazo ariko mu buryo bwihariye. Nk'uko mubibona ni etaje 3. Duhereye hano hepfo ni ibiraro 3 bigerekeranye. Buri kiraro gifite ibyumba bigera muri 3. Ni ikiraro cyagutse gifite santimetero 70 kuri 50, 78 kuri 50. Sasa iki kiraro kiba gishobora kujyamo amashashi 2. Yakura yagira nk'amezi 4 ukaba wayatandukanya, ubwo ku mezi 5 uba uzayabangurira, buri yose ikajya mu kiraro cyayo. Ari byo byibi mubona hano. Iki cyo kuva hano kuza kugera hano ni metero, cyangwa se 90, reka tuvuge 95, bitewe na space na santimetero kabaho kari hano. Reka tuvuge 95 kuri 50. Icyo gihe ni ukuvuga ibi ari ibyumba by'izibyara, ku buryo iyo rubyaye ugomba gushyiramo nest box. Nest box reka nyibereke. Nest box ni iyi ngiyi, iba ifite 40 gutya, ubuhagazi kuri 25. Ruragenda urarusasira, rukipfuriramo, rukabyariramo iyo rugiye kubyara. Ni ukuvuga ngo uba uzi igihe rugomba kubyarira. Urukwavu nyuma yo gucutsa hashize ukwezi n'igice rubyaye, nyuma y'amezi 2 ugomba kurubangurira, rukongera rukabyara. Urukwavu rero ruba rugomba kugira urubyaro, rugomba kugira ahantu rwisanzuye, kuko abana iyo batangiye kurya ibyatsi bavamo. Nk'uru nguru rwabyaye abana 9. Ni ukuvuga ngo urabona ko zibasha kujyamo zose zikaryama. Ubaye warubatse icyumba gitoya ntabwo zabasha kujyamo ngo zisanzure. Uri kubibona. Izi nazo ni lion heads, nazo zari zavutse ari 7. Izi zimaze ukwezi n'icyumweru, ukwezi n'ibyumweru 2. Ni ukuvuga ngo ziba zigomba kuba ahantu zisanzuye. Niyo mpamvu tuba twubatse ibiraro bifite size zitandukanye. Aho gucukiriza naho the same, bigomba kuba ari binini byagutse. Uretse ko gucutsa n'ubundi iyo zimaze kugira amezi 2 n'igice tuba tugomba kuzitandukanya kugira ngo zitazimana. Umusaza wayo ikimya mushiki wayo, zikabyara amacugane, hakaba havamo indwara zigapfa, izindi zikagwingira. Ntabwo ari byiza rero
ugomba kuzitandukanya nyuma y'amezi abiri n'igice cyangwa atatu. Naho ibi biraro byose uko mubibona bifite ibyumba bigera muri 38. Ibi bya hano kuri ino kote yose birimo inkwavu. Duheruka dufite urukwavu rumwe rwa hano rw'urusekurume, n'urundi rwabagamo hano rutarabyara. Aba ni abana rwabyaye, n'urundi rwabagamo hano rwarabyaye ariko aba ni abacutse bamaze amezi 4, n'urundi rwabaga hano. Ariko nyuma y'amezi 4 dutangiye, murabona ko ibiraro byose byaruzuye. Ariyo mpamvu twubatse ibindi biraro kugira ngo izindi nazo nizibyara zizabone aho abana bazo bacukira. Ni umushinga waguka cyane, ni umushinga waguka mu gihe gitoya rwose. Mu gihe cy'umwaka ntabwo wabona aho uba uzishyize uramutse utubatse. Ubu ngubu tumaze kugira inkwavu zigera muri 42 tubariyemo n'abana, mu gihe cy'amezi 5. Ubu ngubu yaruzuye 5 kuko twatangiye mu kwa 4 kuri 22. Ubu turi mu kwa 9, urumva ko haciyemo amezi 4 n'iminsi 20 cyangwa 10 n'ingahe sinzi. Ni ukuvuga ngo izi zacutse nituzibangura zikabyara zizahita zikuba nk'inshuro nk'5. Ntabwo tuzaba tugifite aho tuzishyira, tuzatangira kugurisha dusagurira amasoko. Udukeneye ku bujyanama n'izindi nama, ku kwigira umushinga, kuko experience tumaze kuyigira y'ukuntu bikorwa. Nubwo tutaratangira kubona income, nabwo tuzakora indi video yajyanye na return on investment yazo mu gihe tuzatangira kugurisha. Nibwo tuzatangira kubabwira ibijyanye na income, ariko mu bijyanye n'imyubakire investment watwandikira kuri 078562 hanyuma tukaba twakwigira umushinga, tukakubwira ibikenewe kugira ngo ube watangira. N'undi muntu ukeneye icyororo, dore igihe cy'imvura kigiye kugera, ukeneye icyororo watuvugisha tukaguca amafaranga makeya. Ni inkwavu z'inzungu zibyara abana benshi kandi zikabarera neza bagakura bose. Nkeka ko nta gihombo umuntu yagira. Aya nayo ni amaganga tumaze kubona, amajerekani agera muri 4, kandi ijerekani imwe iba igura hagati y'ibihumbi 5 na 12 bitewe n'umuguzi uwo ari we. Amajerekani 4 nayo tuyabonye mu gihe cy'amezi 4 n'igice dutangiye. Ariko ubu ngubu nkeka ko aziyongera kuko zabaye nyinshi. Murakoze. Yari Kwibuka Jean Paul, ni muri Baziro Rabbit Farm mu karere ka Gisagara, umurenge wa Mugombwa, akagari ka Baziro. Murakoze cyane. Iyi ni KGP TV and dufite channel ebyiri na Baziro TV, akagari ka Baziro TV, no kuri TikTok mwadukurikira Baziro Rabbit Farm.